tugiye kuri sunscreen ya La Roche-Posay. Uyu ni umuti witaweho. Iyi akaba ari sunscreen ya mbere nagira ngo mbereke ihendutse, itagura amafaranga menshi kandi inakora neza. Waba ufite inkovu, waba ufite ibiheri, waba ufite umubiri udasa neza ubona wapfubye, yabigufashamo. Iyi ngiyi irimo vitamine C. Ikaze ku Mubyeyi Magazine. Niba uri mushya hano tuguhaye ikaze. Njye ni Bahizi Umutesi Lydia. Niba utarakora subscribe ikora nonaha kugira ngo tugumane ku Mubyeyi Magazine. Muri aka kanya ngiye kubereka sunscreen zitandukanye wakoresha. Sunscreen umuntu wese ni umukandida kuyikoresha. Noneho byagera ku bantu barwara ibiheri cyane, abantu bafite inkovu, umva akaba ari agahebuzo, kuko ibiheri, inkovu kugira ngo bigende ugomba kuba wanakoresheje sunscreen, wibagiwe ibintu byo gukoresha amafondote, gukora ibintu bya makeup kugira ngo uhishe za nkovu ndetse na bya biheri. Ibi bintu mbabwira byambayeho n'ubuzima nabayemo, nkakoresha ama makeup, nkisiga amafondote kugira ngo mpishe ibiheri ndetse n'inkovu. Ariko nyuma yo gukoresha sunscreen byaramfashije cyane, ku buryo uwo nagiye mbirangira wese njye nabona feedback nziza yuko hari icyo byamaze. Rero ikindi cyifuzo cy'abantu benshi muri mwebwe ni uko bambwiraga bati ujye utwereka n'ibya makeya. Uyu munsi rero nje kubereka sunscreen za makeya wakoresha ukagira umubiri usa neza, hehe n'inkovu, hehe n'ibiheri, ukagira umubiri ubona ufite ubuzima n'itoto. Twihuse rero tugiye guhera kuri sunscreen marike ya Karite. Akaba ari sunscreen irimo hyaluronic acid, ikaba ifasha umubiri gusa neza, kuba hydraté, ukabona ni wa mubiri utoshye, wa mubiri ufite ubuzima. Sunscreen rero ikoreshwa nyuma y'amayetape yose ukaraba, kwisiga, hanyuma sunscreen warangiza ukayirenzaho. Hanyuma iyi ni sunscreen ni marike ya Karite irimo hyaluronic acid. Ntabwo bibuza kuba ifitemo na sunscreen, ariko iyi hyaluronic acid ituma umubiri utoha kurushaho, ukabona ni wa mubiri ufite ubuzima, ukabona ni wa mubiri udafite n'iminkanyari, ukabona ni wa mubiri mbese uryoshye witaweho. Iyi akaba ari sunscreen ya mbere nagira ngo mbereke ihendutse, itagura amafaranga menshi kandi inakora neza. Tugiye ku yindi sunscreen. Iyi ni sunscreen ya kabiri irimo vitamine C, nayo ni marike ya Karite, akaba ari na sunscreen mu buryo busanzwe. Rero vitamine C ifasha umubiri kugira agacyo, ukabona urasa neza, ukabona umubiri urakeye, bisirimutse, bitarimo urujijo, nta bintu byo kwitukuza ndetse no kwipyatura birimo. Iyi ni sunscreen ariko nanone irimo vitamine C. Waba ufite inkovu, waba ufite ibiheri, waba ufite umubiri udasa neza ubona wapfubye, yabigufashamo. Iyi ngiyi irimo vitamine C. Rero nayo ni marike ya Karite, akaba ari mililitiro 60, akaba ari nanone sunscreen ya makeya rwose idahenze, kandi iratinda, ikanagufasha guproteja umubiri wawe ku buryo utakwangizwa n'izuba n'ubushyuhe n'ibyunzwe uko byiboneye kose igihe ukoresha sunscreen. Tugiye kuri sunscreen yindi ya gatatu, nabahitiyemo ntabwo ari zose nazanye, ariko uramutse ukeneye sunscreen izi ngizi nazo zirahari muri Let's Shine. Tugiye kuri sunscreen ya La Roche-Posay. Uyu ni umuti wamfashije ndakira, mera neza, ndongera ndaseka, ndongera ndireba, numva ndishimye. Iyi ni sunscreen ya La Roche-Posay. La Roche-Posay hari imaze kugira udupirate twinshi, donc ntabwo ari marike yayo izikora, ariko hari abandi bazigana bakagira udupirate. Original rero irahenze mbaye nguteguje, yaba ari ikintu cyose cya La Roche-Posay, original yacyo irahenze. Bon,
ariko bitavuze ko nushoboye kuyigura yashobora kuyigura, ariko ugereranyije ibiciro byayo biri ku isoko iri muri produit zihenda. La Roche Posay iri muri marque igira produit zihenze cyane zo mu maso. Rero iyi ni sunscreen yayo, igira ama sunscreen atandukanye, ariko ubu ngubu ngiye kubereka iyi ngiyi ya Fluide Invisible. Akangaka murabona hano handitsemo Fluide Invisible, harimo akabara k'umuhondo. Hari aho uzabona ayandi mabara atandukanye, ariko iyi ngiyi ku bantu bafite oil skin, ku bantu bafite po iri sensible, ku bantu bafite po y'ibiheri n'inkovu, iyi ni umuti cyane, irakora neza, ukaba ufite agapo kawe gasa neza. Rero iyi nayo mwayisanga muri Let's Shine shop iherereye muri Mike umuryango A25. Iyi La Roche Posay iri kuri 70, hanyuma iyi ya karite izi ebyiri ni 15 n'iyi ngiyi ni 15. Gukoresha sunscreen bigomba kuba umuco, bigomba kujya mu bintu mbese ugomba gukoresha buri munsi, kuko ni umuti mwiza, utuma umubiri ugira ubuzima kandi ukanawuproteja yuko mu myaka 10 cyangwa mu myaka 5 nta kintu kizaba cyarangije umubiri wawe, kubera ko warawuproteje bihagije. Rero ntabwo ari sunscreen gusa turi buvugeho, tugenda no kuvuga kuri creme yo mu ntoki ikemura ibibazo byose by'intoki waba ufite, za ntoki zumagara, za ntoki wenda wumva ushaka kwishimagura buri kanya, za ntoki ubona zitaryoshye. Iyi creme yo mu ntoki yagufasha ukagira intoki zisa neza. Ikindi nanone nabonye ikora ni uko hari ukuntu umuntu ahindurwa wenda n'amavuta, ukabona intoki zarahindutse zabaye umukara, cyangwa se ya mashini yo gusigisha inzara. Iyi creme irabigufasha kuko ikemura ibibazo byose by'intoki waba ufite. Iyi creme rero ikozwe mu gikakarubamba, ikaba ikemura ibibazo byinshi by'intoki zawe. Rero iyi creme wayisanga nayo muri Let's Shine shop iherereye muri Mike umuryango A25. hanyuma igura 10,000. Duharanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza, twita ku buryo duproteja umubiri wacu, yaba ari mu maso ndetse n'ahandi hari decolte. Igihe tugiye kuzuba, ahantu hari icyuzwe, ahantu hari ubushyuhe, nanone tumenye umuti twakoresha wo kudufasha kongera kugira intoki nziza zinyerera ziryoshye, za ntoki ukoraho kumva umeze nk'akabebe, umeze nk'agahinja. Rero niba utarakora subscribe ku Mubyeyi Magazine, uyikore, ukore like, ukore share, hanyuma tugumane ku Mubyeyi Magazine. Murakoze cyane, naho utaha. Bye.